uzi ko karasaza agashyiramo akandi noneho umugabo aza kumubaza ati ibi bintu mpa ni ibiki ati mugabo wanjye nzi ibintu ukora ndagira ngo utazandura uzi ko kubera kumutwara muri ubwo buryo umugabo yaje kubura yarabyihoreye uvuga ngo yamutereraga imyenda yajya ku kazi agashyiramo agakingirizo gashyashya umugabo yajya gukoramo akabona akaboro karimo akaboro icyo abivugaho agashyira mu modoka mu byumweru 3 yaje ati ibi bintu ukora ni ibiki umugabo wanjye nzi ibintu ukora ariko ntinya ko wakwandura nanjye ukanyanduza umugabo atamubwira ati ndazinutswe ndushije ubwenge ikintu cyose ni strategy cyambere ubanza ukareba intege nke z'umugabo wawe ese ni umuvumo ni karande ni kwateye ni kwasanzwe cyangwa se hari ikindi cyabuze hano hantu ko burya buri gihe umurimo ugiye guhingura abanza ukawiga yego ko uvangura amabarira gusa n'ubundi akikubabaza arakantu nakunze gushyira kuri sitati ngo kuki wifuza ko nkubabarira kandi ukimbabaza aho nicyo nawe ushaka gusobanura hari umuntu ugukorera ikosa rikarangira hakaba n'umuntu ukenera ko umubabarira kandi akikubabaza umva atari nk'ibintu bitandukanye asubiye ejo mu gitondo ukamubabarira agasubira urumva already arimo arangiza umutima wawe icyo gihe uricara ukareba se kubera iki bino bintu abikora noneho biragatsindwa yanabikora ari n'umukristo none urumva wa mubyeyi wa mudamu umutima urakomera ntacyo yamuburanye ntacyo yamushinje gusa yigize umuntu ugenda ku ruhande inama rero nagira uyu mubyeyi ni ikintu kimwe cyane first of all nabanza amenya impamvu bitera uwo mugabo nibyo mu gisekuru iwabo nibyo yigiye ahageze atuye ko ntiyatubwiye aho atuye ese ni ukwigana abandi cyangwa ni iki n'abagabo baba urayifashe mu kinyarwanda bari irresponsable nta nshingano ntago bazi inshingano zabo ugasanga umugabo arashaka kuryama nahindukira ariko ntazi no kurya ko bibaho yego no kwambara ntazi ko umugore akwiye kwambara ntazi ko akwiye kubaho none bari abantu bakunda ubuzima bworoshye hari igihe bisangira abandi bantu bagasa nk'abahunze urugo icyo ngomba kubanza kukimenya namara kumenya ibibazo byose ni ukuri umuti azawubona ariko ntiyahora ababarira kuko n'ubundi aracyababazwa abigenze gute rero niyo nama no kumenya kuki anca inyuma buri munsi ese kuki agenda biterwa n'iki namara kumenya impamvu yabyo ni ukuri azamushakira umuti kandi bizemera yego ati se pastor nje mu itorero nkatwara ibikoresho byose mufite nkajya kubigurisha nkagusaba imbabazi kuko yo nabigurishije nayamaze nta nayo kumwishyura mfite narayamaze izo mbabazi pastor uzazima ntuzazima imbabazi ntizigira aho zigarukira byonyine kuba hindukiye reka nkubwire ikintu kimwe gutanga imbabazi ni ubutwari no kuzisaba n'ubundi butwari kuba yaje rero akabivuga none se iryo imbabazi ndakora iki ugomba kumubabarira ukanamwigisha ko atazabisubira kandi ubonye inshuti nziza imbabazi ntaho zigarukira hari uwavuze ati rero nkubwize ukuri bundi munabimenye gusaba imbabazi nibyo bikomeye kurusha kuzitanga kuko akenshi usanga kugira ngo umuntu azasabe imbabazi ngo ari cyo kibazo gikomeye uyu mukobwa nawe ati umuhungu yanteye inda hanyuma ubundi mu minsi mike mbona mubyara wanjye nawe yarasamye none naje kumenya ko ari wa muhungu ati se ubu ngubu mukabyara mwe izi mbabazi zo ndaza kuzitanganya mbwira yarasamye umuhungu yamuteye inda mu minsi mike atwite mubyara we nawe abarasamye ni abakobwa bose bari mu rugo none yaje kumenya ko ari wa muhungu wamuteye inda mbabarira uno muhungu nte ese mubyara wanjye we ndamubabarira nte nta bundi buryo kuko n'ubundi bajya bazirikana ko niba bateye inda bose ni uko yabaganije bakabyemera imbabazi nta zindi icyambere ubwe bagize mu bwumvikane yego kandi umusore nawe yongera ajya n'ahandi agomba kumubabarira ko nta kindi kintu wakora kindi icyo yakora kirya ko abarira ni ikiheze
none se ubu nimba umusore akamubwira ati basi mbora ni wowe nkunda niwe nshaka ko tubana abyemere babane kandi na mubyara we ku ruhande nawe atwite. Yewe urantekereza ko uriya musore ni akageso wasanga ahubwo n'abo babiri yamenye wasanga n'abandi bazengurutse bamusoza ntekereza ibyo bintu bigaragara ko afite uburyo afite nk'amanyango ashobora afata bamugana ya ndirimbo n'ibigege byose rero bisaba ko uyu mukobwa ni abanze yitegereza imico y'umusore no kutemera kubana nawe ko ariko kumubabarira ko nanone ntiyakwishyira muri wa muriro. None se umuntu yatera undi mugenzi we nawe utaranabyara yaguhindukira ngo ndagukunda icyo gihe yaza kare wowe yateye inda bakaganira ntajye gushaka undi hirya kuko agomba kugira ubwenge. Ubundi yaba yananamukundaga ntaba yaragiye n'ahandi yari kuguma aho hafi n'ubundi agakomeza n'ubundi uko babikoraga ko yagiye kumutera inda n'ubundi abikora.